Turabashoboje mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Nzamuye Rebecca, itorero na Apostles and Prophets Church. Twishimiye kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Tutaragira byinshi tujyamo, tutaragira byinshi tuvuga mu ijambo ry'Imana, reka twubahe Imana dusenge. Tuguhaye icyubahiro mwami Imana yacu, turagushimiye cyane kuri Imana yera. Tuguhaye icyubahiro kuri Imana ishobora byose, tuguhaye icyubahiro kuri Imana ivuga bikaba, tuguhaye icyubahiro kuri Imana itegeka bigakomera. Turagushimiye kubera yuko dukunda, tuguhaye icyubahiro kubera yuko twitaho, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ubuntu bwawe butagira akagero. Waradukunze udukura mu magana y'abarimbukaga, uduhereza kwitirirwa izina ryawe rikomeye, uduhereza kwitwa abana bawe. Waravuze mu ijambo ryawe ngo abakwemeye bose bakizera izina ryawe, wabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana bawe. Duciye bugufi uyu mwanya, twibutse yuko twitirirwa izina ryawe, twibutse yuko turi abana bawe, twibutse yuko turi abo watoranyije mu magana y'abarimbukaga, twibutse yuko turi abo wakuye mu ivata ry'ibyaha, ukemera Mana kuturaga ubugingo buhoraho. Izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi izina ryawe rishyirwe hejuru. Ni wowe Mana yo kwizerwa kandi ni wowe Mana yo kwiringirwa, ni wowe murengezi wacu kandi ni wowe mucunguzi wacu. Tugufite ntabwo twifuza undi murengezi, ubereye amaso ubuzima bwacu. Turakwizeye kandi turakwiringiye Yesu Kristo. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro no muri uyu mwanya. Turacyagushaka, turacyagukeneye, turakwifuza no mu ijambo ryawe ngo wongere uganirize imitima yacu, ngo wongere uvugane n'ibitekerezo byacu muri uyu mwanya, ngo twongere tubone kugira neza kwawe Yesu Kristo. Tuguhaye ikaze kandi turakwakiriye. Waravuze mu ijambo ryawe ngo tuzagushaka tukubone nitugushakisha imitima yacu yose. Imitima yacu inyotewe ijambo ryawe, imitima yacu iragukeneye kuvugane natwe, imitima yacu irakwifuza Mana. Icyubahiro ni icyawe, turakiguhaye n'isi no mu ijuru ni wowe ugikwiriye. Mu biriho, mu byabayeho n'ibizabaho byose, nta kindi gikwiriye kwitwa Imana uretse wowe, kubera yuko ari wowe Mana mu bigaragara, ari wowe Mana mu byumvikana. Hejuru yawe nta yindi Mana iriho, hejuru yawe nta yindi Mana yabayeho, nta nindi izigera kubaho. Ibyitwa Imana byose urabirenze. Tuguhaye icyubahiro kandi turagushimiye. Ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Kubw'uyu mwanya nanone twinjiye mu ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana mu mutima, Imana mu mutima wanjye, Imana mu mutima wawe, Imana mu mutima mbere y'ibindi byose. Haleluya. Amen. Yesu wacu ashimwe cyane. Nari mvuze ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana mu mutima. Turaba Kristo ndetse n'abatari bo turabifuriza kubabo, ariko hari igihe tubaho ubuzima ugasanga ubuzima mbayemo Imana narayimenye, Imana ndayizi, ariko kenshi mu bikorwa byanjye ntago hagaragaramo Imana, cyangwa se Imana igaragara mu magambo ndimo kuvuga cyane kurenza mu bikorwa, cyane kurenza mu mutima wanjye. Ariko ndimo kuvuga ngo Imana mu mutima wawe, Imana mu mutima wanjye, mu byo nkora byose bigaragaremo Imana. Ariko mbere yuko Imana yagaragaye mu byo ndimo gukora, ibe yabanje kuba mu mutima wanjye. Haleluya. Nibwo Imana izagera mu byo nkora ikagaragara nk'Imana, kubera yuko yavuye muri jewe. Yesu ashimwe cyane. Ikintu kiri muri wowe ugikora neza kurenza ikintu urimo kurebera ku ruhande. Imana ashobora kurebera kuri mugenzi wanjye, ntabwo yambera Imana nk'uko mbyifuza, nta nubwo yakorana nanjye nk'uko bikwiriye, nkaho ari Imana indimo. Haleluya. Imana iri muri jewe ibasha gukorera muri nje ibyo ndimo gukora byose, bikagaragara yuko birimo gukorwa n'Imana, kubera yuko ndimo gukorana n'Imana iri muri jewe, ndimo gukorana n'Imana iri mu mutima wanjye, ndimo gukorana n'Imana ntarebeye ku wundi muntu, ahubwo Imana ndimo kwiyumvamo. Amen. Amen. Reka twinjire mu byanditswe kugira ngo tuze gutwaza umwanya vuba. Dusome mu Migani guhera ku gice cyaho cya 26, igice cya 26 umurongo waho wa 23.
turaza kugera ku murongo wa 26. Reka dusome. Ururimi ruvuga urukundo ruvanze n'umutima mubi ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Uwangana ahorana amagambo ashukana, ariko mu mutima we abitsemo uburyarya. Nagira imvugo nziza ntukamwizere, nagira imvugo nziza ntukamwizere, kuko mu mutima we harimo ibizira 7. Naho urwango rwe yaruhisha ku buryarya, ububi bwe buzagaragarira imbere y'iteraniro. Yesu amuhumugisha. Guhera ku murongo wa 23 aravuze ngo ururimi ruvuga urukundo ruvanze n'umutima mubi ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Bene data, umutima wawe ndagira ngo nkubwire yuko ari ububiko burenze ubundi bwose, ndetse umutima wawe navuga ko ari cyo gice gishobora kuba kiruta ibindi bice byose bigize umuntu. Umutima w'umuntu ni igice gikomeye. Umutima w'umuntu ni ububiko bw'uwo muntu. Umutima w'umuntu uruta ibindi bice byose bigize umubiri wanjye. Umutima wanjye uramutse urekeye gukora, izindi ngingo zanjye zose ntacyo ziba zikimaze, naho zaba ari nziza, naho zaba ari nzima. Igihe cyose umutima wanjye waba utarimo gukora icyo waremewe, igihe cyose umutima wanjye waba utakirimo gutera, icyo gihe ntabwo mba nkitwa umuntu, nta nubwo izina ryanjye riba rikivugwa, ahubwo mba namaze kuva mu bumuntu, mba ntakitwa icyo nakabaye nitwa cyo, mba namaze gutandukanywa n'abariho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umutima wawe rero niwo nkingi y'ubuzima bwawe, niyo nkingi yawe kuba uriho. Umuntu wese wamaze gutaka umutima we, wamaze guta agaciro, cyangwa umutima we wamaze kurekeraho gukora, izindi ngingo ze zose naho zakora ibyo zakora ntabwo bigaragara, kuko ntabwo ziba zigifite ikizikoresha. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ururimi ruvuga urukundo ruvanze n'umutima mubi ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Bivuze ngo umutima wawe niba utandukanye n'ururimi rwawe, nta kintu na kimwe bishobora guhuriraho, nta n'ikintu na kimwe bishobora kubaka cy'umumaro, kubera yuko niba ngo ururimi ruvuga urukundo ruvanze n'umutima mubi, ururimi rwo ni rwiza, n'ibyo ruvuga ni byiza, ndetse ruravuga amagambo y'urukundo, ariko umutima ntabwo uhwanye n'ururimi, umutima ntabwo uhuye n'ururimi. Umutima uravuga ibyawo n'ururimi rukavuga ibyarwo. Icyo gihe ibyo bintu nta hantu na hamwe bifite guhurira, ngo ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ifeza ni ifeza, inkamba z'ifeza n'ikibindi nta hantu na hamwe bishobora guhurira, kubera yuko icyo kibindi cyerekana cyo babaye bagikoze mu ifeza. Ariko mu gihe ikibindi ari ikibindi tuzi gikorwa mu ibumba, gikorwa mu itaka, igihe cyose waba wagihuje n'ifeza ntabwo bishobora kugira umubano, nta kintu na kimwe bishobora gukora ngo gifatanye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Gufata ifeza ukaba wayihomesha itaka, ukaba wayihomesha ibumba, icyo ngicyo ubukoze ni ubusa, nta kintu na kimwe biba bifite biri bukugezeho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Reka imitima yacu ibemo Imana. Imitima yacu igihe tugezemo, abantu benshi dufite Imana ku rurimi kurenza Imana iri mu mitima yacu. Abantu benshi bafite Imana kuri status zabo kurenza Imana iri mu mitima yabo. Buri munsi ku wundi akaba afite kuri status ye indirimbo y'Imana, umunsi ku wundi kuri status ye akaba hari ijambo ry'Imana, ariko mu mutima we hadahwanye na status ye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Reka imitima yacu ise natwe, imitima yacu ihure natwe, imitima yacu igaragaze twebwe. Haleluya. Amen. Igihe cyose nagaragaza urukundo ku rurimi rwanjye, ariko mu mutima wanjye harimo ububi, ngo birasa n'ikibindi gihomeshejwe ifeza. Umutima wawe ugereranyijwe n'ifeza, ariko ururimi rwawe rurasa na cya kibindi. Uramutse ubihuje nta hantu na hamwe bishobora guhurira. Ururimi rwawe n'umutima wawe nta kintu na kimwe bishobora guhuriraho, kubera yuko ibyo ururimi ruvuga
ivuga bitandukanye n'ibyo umutima utekereza. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe ntabwo Imana ishobora kugaragara ku rurimi rwawe, icyo gihe ntabwo Imana ishobora kugaragara mu byo uvuga, icyo gihe ntabwo Imana ishobora guhagararana nawe, kubera yuko abantu bumva ibyo urimo kuvugisha ururimi rwawe, abantu bumva ibyo ururimi rwawe rurimo gusohora, ariko Imana mbere yuko yumva ibyo ururimi rwawe rwavuze ibanza kureba ibyo umutima wawe watekereje, ireba ibyo ururimi ruvuze ikareba aho biturutse, ese biturutse ku isoko nziza cyangwa bifatiwe mu nzira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Amen. Turashimira Imana kubw'ijambo ryayo rijya riza rikabasha gufata imitima yacu rikarihuza n'ibyo twebwe tuvuga, ariko igihe cyose umutima wanjye utandukanya n'ururimi rwanjye, umutima wanjye utandukanya n'ibikorwa byanjye, nta gihe Imana izigera ishyigikira ibyo ndimo gukora, kubera yuko Imana ireba aho abantu barenze amaso cyangwa aho abantu batageze amaso. Yesu ashimwe cyane. Reka dukomeze ku murongo wa 24. Uwangana ahorana amagambo ashukana, ariko mu mutima we abitsemo uburyarya. 25. Nagira imvugo nziza ntukamwizere, kuko mu mutima we harimo ibizira 7. Ngo nagira imvugo nziza ntukamwizere, ntukigere umwizera, kubera yuko urimo kumva imvugo nziza, ariko Imana ikugira inama kuri uwo muntu, irakubwira yuko udakwiriye kwizerwa, ikakubwira ibiri mu mutima we. Mu mutima we Imana ikabara ibizira birimo, ngo navuga ibitunganye, navuga ibyiza, navuga iby'urukundo, ntuzigere umwizera, ngo kubera yuko mu mutima we harimo ibizira. Yesu ashimwe cyane. Imana ikakubwira n'umubare wabyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo irondora imitima yacu ikayimenya, ngo ijambo ritarasohoka mu kanwa kacu iba yamaze kumenya ibyo twebwe twibwira. Icyampa buri muntu wese akamenya yuko Imana irondora umutima we ikawumenya, yajya kugira icyo avuga akavuga igihwanye n'ikiri mu mutima we, kugira ngo abashe guhagararana n'Imana mu rugendo rwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo nagira imvugo nziza ntukamwizere. Buriya ni nako ngira ngo Imana itajya yizera abantu bavuga ku rurimi ariko imitima yabo iri kure yayo. Reka tugendeye kuri iryo jambo pastor avuze, dusome muri Yesaya igice cyaho cya 29 ku murongo wa 13. 29 umurongo wa 13. Umwami aravuga ati, naho Yego. Kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayinshira kure, no kubaha banyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Yesu amuhereza umugisha. Ngo no kubaha banyubaha ni itegeko ry'abantu bigishijwe. Ngo umwami aravuga ati, kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishyira kure, no kubaha banyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abantu barakureba bakabona bubaha Imana, abantu barakureba bakabona uvugira Imana, ariko Imana yarondora umutima wawe ikavuga ngo nubwo anyegera, nubwo mumubona asa nkaho ari hafi yanjye, ariko ashimisha umunwa we gusa, naho umutima umba kure. Yarangiza nawe akagira inama abakumva. Niyo mpamvu usanga hari umuntu uvuga ariko ukabona afite ubwenge mu byo avuga, ibyo akora rwose abivuga aciye bugufi, ariko ukabona ntago ajya yizerwa muri sosiyete arimo. Ibyo avuze byose nta muntu ubihereza agaciro, ukaba wakwibaza ngo uyu muntu uko afite ubwenge, uyu muntu uko atekereza, ibintu avuga kubera iki bidahabwa agaciro, ibintu avuga kubera iki nta nshuti agira, ibintu avuga kubera iki bitizerwa. Amen. Amen. Imana iba yagendereye abafite imitima ihwanye n'ibyo bakora, ikabaganiriza kuri uwo muntu. Rimwe na rimwe Imana ntize bikubwire ngo uriya muntu ni umunyabinyoma, ariko mu mutima wawe kubera yuko wegeranye n'Imana, icyo akubwiye ukumva yuko ari ikinyoma kandi utaramenya neza uburyo ari ikinyoma. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayinshyira kure. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana irabizi niba umutima wanjye uyegera koko, cyangwa se irabizi niba nyegereza umunwa gusa kurenza umutima, irabizi niba umutima wanjye uyiba hafi cyangwa se ibitekerezo byanjye biba hafi, ariko ururimi rwanjye rukaba rwavuga Imana
ariko umutima wanjye nawutandukanije n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuvuga Imana biroroha, ariko gutunga Imana mu mutima niko kuri dukwiriye kugira. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wese yakubwira ngo nzi Imana, umuntu wese yakubwira ngo ndi umwana w'Imana, ariko ngo abayo irabazi. Haleluya. Ngo kandi yabashizeho ikimenyetso. Icyo kimenyetso wowe ushobora kutacibonaho, ariko abakubona baba bacibona. Niyo mpamvu ubona iyo wegeranye n'Imana abantu bagukunda, iyo wasabanye n'Imana abantu bakwishimira, nuko hari ikimenyetso Imana iba yamaze kugushyiraho. Abakubona bose bakumva baragukunze, abakubona bose bakumva barakwishimiye, abakubona bose bakumva ni wowe bagisha inama, kubera yuko hari icyo barimo kukubonaho. Hari ikimenyetso Imana igushyiraho gikonfaminga yuko umutima wawe n'amagambo yawe byose biri ku Mana. Haleluya. Amen. Reka dusome muri Mariko igice cyaho cya 7 umurongo wa 6. Mariko 7:6 Bibiliya iravuga ngo, arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo, ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure, basengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Amen. Ngo bansengera ubusa kubera yuko inyigisho bigisha ni amategeko y'abantu. Muri Yesaya twari tumaze gusoma ngo no kubaha abanyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari abantu bamwe bagera mu nzu y'Imana bagafata amategeko bigishwa, hari n'abagera mu nzu y'Imana bagafata Imana mu mitima yabo, bakemerera Mwuka Wera ko ayobora ubuzima bwabo, hanyuma bagakorera Imana mu kuri no mu mwuka, bagakorera Imana iri mu mitima yabo, ariko batavugisha iminwa ngo bavuge iby'amategeko y'abantu. Muri Mariko naho haravuze ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 8 ngo itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Haleluya. Amen. Itegeko ry'Imana ntibarirekere gukora iby'ubumana, ahubwo n'iby'Imana bagashaka kubihuza n'amategeko yabo kugira ngo itegeko ry'Imana rikomeze ya migenzo yabo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka dusubire inyuma duhere ku murongo wa 1 twumve iby'imigenzo n'inyigisho z'abafarisayo. 7 Mariko umurongo wa 1. Abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira ahari, babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye, bisobanurwa ngo zitajabitse mu mazi, kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe, bakurikije imigenzo ya ba sekuruza. Kandi iyo babaga bavuye mu iguriro ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe bahumanutse. Hariho n'ibindi byinshi bategetswe na ba sekuruza babo kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo ya ba sekuruza bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira aho ari, babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye, bisobanuye ngo zitajabitse mu mazi, kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe, bakurikije imigenzo ya ba sekuruza. Yesu ashimwe cyane. Uyu murongo waho wa 3 ngo kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe, bakurikije imigenzo ya ba sekuruza. Haleluya. Amen. Nta kindi cyatumaga bakora ibyo ngibyo, ntago babaga babikoreye kubera yuko ariko ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo ngo babaga bakurikije imigenzo ya ba sekuruza. Ariko nabo bakaba bari kumwe na Yesu, nabo bavuga yuko bakunda Yesu, bavuga yuko bakunda ibyo avuga ndetse bagendana nawe, ariko ngo ari kumwe nabo babonye ibyo abigishwa be bakora, babonye ibyo intumwa ze zikora, ngo barangije baramubwira ngo kubera
ki bo badakurikiza imigenzo ya ba sekuruza? Hari abantu babayeho mu buzima bwo kujyaginga abandi kubera yuko umuntu ngo atarimo gukurikiza ibyo wenda urubyiruko rugenzi rwe rurimo gukurikiza, kubera yuko atarimo kugendera ku mico y'abasekuruza, akirengagiza ijambo ry'Imana ko aribwo butunzi butagira akagero, ahubwo akumva yuko hari ibindi byamurengera nyuma y'ijambo ry'Imana, cyangwa se hari ibindi byamugirira akamaro bitari ijambo ry'Imana. Bano bumvaga imigenzo y'abasekuruza babo bayihaye agaciro kurenza ijambo ry'Imana. Hari igihe tugera mu nzu y'Imana ariko tugakomeza kugendera mu byo twahozemo, tugakomeza kugendera mu migenzo ya kera, tugakomeza kugendera mu migenzo y'imiryango dukomokamo, nyamara ari nka cya kibindi batubwiye gihomeshejwe inkamba z'ifeza, ari ibintu bidafite ahantu na hamwe bishobora guhurira, kubera yuko Yesu Kristo afite uko yifuza kugenda, umuryango wawe nawo ufite imigenzo yayo. Aba bafarisayo bari bafite imigenzo yabo, ariko Yesu nawe yari afite ijambo ry'Imana muri we, yari afite ubutumwa bwiza bwamuzanye kuri inosi budahuye n'iyo migenzo yabo bari bafite. Yesu ashimwe cyane. Bagashaka uburyo ki bashobora kumva Yesu ariko na za nyigisho zabo bakazigumana, bagashaka uburyo ki imitima yabo ishobora kugundira inyigisho zabo, ishobora kugundira imigenzo y'abasekuruza, ariko n'amagambo ya Yesu bakayumva. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi hari igihe natwe dukenera kumva ijambo ry'Imana, tugakenera gusoma ijambo ry'Imana, ariko twarangiza tugakenera no gukomeza kugendera muri kamere zacu, tugakomeza no gukomeza kugendera muri kamere z'imiryango y'iwacu, tugakomeza kugendera muri bya bindi twahoze tugenderamo. Muri make ijambo ry'Imana ntirigira icyo rihindura kuri twebwe, ntirigira icyo ritwambura ngo rigire ikindi ritwambika. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ngo kubera yuko bagenderaga ku migenzo y'abasekuruza, barangije ngo babaza Yesu ngo kubera iki abangaba bo badakurikiza imigenzo y'abasekuruza. Haleluya. Amen. Yesu arabasubiza ku murongo wa 6. Yesu arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Haleluya. Amen. Ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo imba kure. Arababwira ngo ibyo ngibyo murimo kuvuga Yesaya yarabihanuye, aravuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo. Yahise ababwira ngo Yesaya yahanuye ibyanyu mwandyarya mwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu areba mu mitima yabo, abona yuko ibiri mu mitima atari ishyaka ry'Imana. Igituma barimo kuvuga yuko abantu bari kumwe na Yesu batajabitse intoki mu mazi, ntago ari ishyaka ry'umurimo w'Imana, ntago ari ishyaka ry'urukundo bakunze Imana, ahubwo arababwira ngo ikibarimo ni uburyarya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ngo ikibarimo ni uburyarya. Ngo arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Haleluya. Amen. Imitima yabo Yesu abari yabanza kureba mbere yuko yumva ibyo bamubwiye. Bari bamubwiye ibyo kujabika intoki mu mazi, iby'intoki mu mazi n'uburyarya nta hantu na hamwe byari bihuriye, ariko Yesu yashatse kubereka yuko ikibarimo akizi, ikiri mu mutima wabo abasha kukimenya. Arangije arabwira ngo Yesaya yahanuye ibyanyu mwandyarya mwe, mbere yuko muvuga ibyo kujabika intoki mu mazi, mbere yuko muvuga imigenzo y'abaso na basokuruza banyu, mubanze mutunganye imitima yanyu. Yesaya yahanuye ibyanyu mwandyarya mwe. Ikiri mu mutima wawe nicyo kizaguhesha agaciro, ikiri mu mutima wawe nicyo kizahesha agaciro amagambo uvuga, ikiri mu mutima wawe nicyo kizahesha agaciro ibyo urimo gukora. Ibyo bavuze ntabwo Yesu yigeze abisubiza, nta nubwo yigeze afata umwanya wo kujya kubasobanurira impamvu batajabitse mu mazi, ahubwo yarababwiye ngo ibyo yaje kubibasobanurira nyuma. Ariko mbere y'ibindi byose abanza kubereka yuko umutima wabo ari ukomeye kurenza iby'imigenzo babona, kurenza ibyo barimo gukora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arangije arababwira ngo imitima yanyu iri kure, nubwo iminwa yanyu igaragaza ubumana, nubwo iminwa yanyu ivuga Imana, ariko imitima yanyu iri kure y'Imana. Haleluya. Reka dusoreze muri Yosuwa ibice byaho 3. Duhere ku murongo waho wa mbere. Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka amukomeza umutima. Bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo, avana i Shitimu n'Abisirayeli bose bagera kuri Yorodani, barara batambutse. Iminsi 3 ishize,
abatware banyura mu ngando hagati bategeka abantu bati nimubona isanduka y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi nabo ari bo batambye, muzahereko muhaguruke aho muri muyikurikire, ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2,000, ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Yesu ashimye cyane. Amen. Ngo Yosuwa azinduka kare mu gitondo, arangije aganira n'Abisiraheli, ntago turi bubisubiremo, ariko dusome ku murongo waho wa 3 ngo bategeka abantu bati nimubona isanduka y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi ari bo batambyi, muzahereko muhaguruke aho muri muyikurikire. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 4 ngo ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2,000, ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Yesu ashimye cyane. Amen. Haleluya. Yosuwa yari arimo kubabwira uburyo bazagenda muri urwo rugendo bagiye kujyamo, arabwira ngo nimubona Abalewi n'abatambyi bahagurukanye isanduka y'isezerano, ngo muzabagende namwe muzahereko muhaguruke, ngo ariko hagati yanyu nabo muzasigemo intera ndende kugira ngo mubagendereho mubitegereze, kubera yuko aribo bafite isanduka y'isezerano, nibo bafite Imana muri bo. Noneho kubera yuko isanduka y'isezerano uyu munsi ntabwo tukigendera ku isanduka y'isezerano, nta nubwo tugifite isanduka y'isezerano nk'ikintu kibajwe, ahubwo ibyo Imana yari yarashyize mu isanduka byose biri mu mutima wawe. Uyu munsi ntabwo tukigenda ngo tuvuge ngo Imana iri kwa Bededomu kubera yuko ari isanduka y'isezerano iri, Imana yagiye mu Bafilisitiya kubera yuko ari isanduka y'isezerano iri, ahubwo uyu munsi umutima wawe niwo buturo bw'Imana. Uyu munsi umutima wawe nibwo bubiko bw'Imana yawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Arangije ngo arababwira ngo icyo muzitwararika ni ukureba ku isanduka y'isezerano. Bisobanuye ngo aho bazanyura namwe bariho muzanyura, ngo kandi muzasigamo intera ndende kugira ngo kubera yuko ari nta bundi mwigeze kunyura muri iyi nzira. Bivuze ngo bagombaga kugenda bitegereza aho isanduka iciye nabo akaba ariho baca, aho Imana ishatse ko banyura nabo akaba ariho banyura. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu munsi umutima wanjye niba utarimo Imana, ntabwo nzamenya aho Imana ishaka ko nyura. Amagambo yanjye niba avuga Imana ariko mu mutima wanjye hakaba hatarimo Imana, nta kintu kizanyobora. Ahantu nzaba ngeze biri ngombwa yuko nyoboza Imana. Yesu ashimwe cyane. Ahantu nzaba ngeze ntigeze kunyura ubundi, kuko Yosuwa yarababwiye ngo impamvu ababwiye kubigenza gutyo ngo nuko iyo nzira bagiye kunyuramo nta kindi gihe bari barigeze kuyinyuramo. Abakristo hari igihe ujya ugera ahantu ugahura n'ikibazo utari warigeze kubonaho mu buzima bwawe, ugahura n'ingorane utari warigeze uhura nayo mu buzima bwawe, ukabona biri ngombwa kubaza Imana, biri ngombwa kureba aho Imana ikuyoboye, biri ngombwa kutegereje Imana cyangwa utegereje ijwi ry'Imana kugira ngo umenye icyo uri bukore. Yesu ashimwe cyane. Amen. Arangije arabwira ngo kubera yuko iyi nzira ari nshyashya kuri mwebwe, kubera yuko ibi bibabayeho nta kindi gihe byari byarigeze kubabaho, ni ngombwa yuko mwitegereza Imana, ni ngombwa yuko mutegereza Imana, ni ngombwa yuko mubanza mukamenya abatambyi n'Abalewi aho bagiye gucisha isanduka, namwe akaba ariho munyura. Haleluya. Amen. Barangije barabyubahiriza, aho isanduka iciye nabo akaba ariho banyura. Barabanza barategereza hagati yabo n'abatetse isanduka ngo habemo intera ngo y'imikono 2,000. Yesu ashimye cyane. Babanje gutegereza Imana, babanje guhereza Imana umwanya kugira ngo abe ari bayobora. Yesu ashimye cyane. Haleluya. Iyo baramuka bavuze bati nta mpamvu twebwe turaba tubareba, aho bari guhagurukira natwe turahaguruka, iriya ntera bavuze wenda ntibanayishiremo, nibagenda natwe turagenda. Birashoboka ko hari aho bari kugera kubera yuko batabanje gutegereza ngo barebe aho banyuze, bo bakaba bakwihimbira iyabo nzira kubera yuko babona bahetse isanduka y'isezerano batinze. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe bijya bigera bigasaba umukristo gufata umwanzuro. Icyo gihe iyo kigeze warabaye mu buzima budafite Imana mu mutima wawe, warabaye mu buzima budategereje kumva icyo Imana ivuga, icyo gihe ushobora guhita wihereza izawe nzira, cyangwa se ukahita wanyura mu nzira wishakiye cyangwa wiremeye, ariko ntugendane n'Imana. Nyuma yaho ugatangira wumva ari byiza, ugatangira wumva bikoroheye kubera yuko urimo gukora ubushake bwawe,
ariko ku iherezo ryabyo ukazabona yuko imana wayisize, ku iherezo ryabyo ukazabona yuko utigeze uhereza umwanya imana ngo ibanze ikwereke icyo gukora. Yesu ashimwe cyane. Arangije arabwira ngo mwebwe mutegereze Abalewi n'abatambyi babanze bahaguruke, mubahereze intera, babanze babereke uko bagenda, babanze babereke aho banyura. Nimumara kubona muhabonye neza, nimumara kubona mubonye neza inzira bafashe, namwe muhaguruke mubakurikire. Haleluya. Amen. Dusome ku murongo waho wa 9. Murongo wa 9 Bibiliya iravuga ngo Yosuwa abwira Abisirayeli ati nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Yesu aguha umugisha. Nidushaka turekera aho ngaho. Yosuwa ngo arangije arababwira ngo nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Haleluya. Amen. Mwibuke b'Abafarisayo twari turimo gusoma, bo bagerageje kwegera Yesu, bamubwira n'amagambo bamubwiye, bamugira inama bamugiriye, ariko arangije arabwira ngo Yesaya yahanuye ibyanyu mwandyarya. Yesu ashimwe cyane. Ababwira ibyari biri mu mutima we. Noneho Yosuwa we hano umutwe w'amagambo uravuze ngo Yosuwa ategeka abantu abakomeza. Ku murongo waho wa 9 ngo Yosuwa abwira Abisirayeli ati nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Ngo Yosuwa herako aravuga ati iki nicyo kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahivi n'Abaferezi n'Abagirugashi n'Abamori n'Abayebusi. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ririmo kunezeza cyane kuri uyu murongo ni uyu wa 9 uvuga ngo Yosuwa abwira Abisirayeli ati nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Haleluya. Amen. Yosuwa yarabwiye ngo nibamwegere, ntabwo yarababwiye ngo nimwegere Imana, ahubwo yarababwiye ngo mwebwe nimuze munyegere. Ariko nimumara kunyegera mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu, bayumvire muri nde? Bayumvire muri Yosuwa, kubera yuko Yosuwa umutima we wari uri kumwe n'Imana. Ibyo yavugaga yashakaga kubivuga abikuye mu mutima urimo Imana, abikuye mu mutima waganiriye n'Imana, abikuye mu mutima washatse Imana. Haleluya. Arangije ngo arababwira ngo nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Uyu munsi umuntu yanyegereye yumva amagambo y'Uwiteka Imana yanjye, cyangwa yumva amagambo y'uburyarya bwanje, yumva amagambo y'Uwiteka Imana yawe, cyangwa yumva amagambo adakwiriye yawe. Haleluya. Kandi witwa umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Icyampa buri muntu wese wemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe akabasha guhagarara mu mwanya akwiriye guhagararamo, mu mwanya Imana imushaka ikamubona, hanyuma amagambo aturutse mu kanwa kawe agahesha abayumvisha umugisha, amagambo aturutse mu kanwa kawe akemezanya neza yuko ari amagambo y'Imana. Haleluya. Amen. Turimo gutangira twavuze ngo twakiriye ijambo ry'Imana, twinjiye mu ijambo ry'Imana, ariko ntabwo Imana twigeze tuyibonesha amaso yacu. Turimo kubona umuntu urimo kuvuga, ariko aravuga ngo ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana niyo irimo kuvuga, ariko twebwe turabona umuntu. Yesu arababwira ngo nimuze munyegere, ariko nimumara kunyegera ntabwo muri bwumve jewe, ntabwo muri bubone jewe, ahubwo mwumva amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Haleluya. Icyama twese tugaturwamo n'amagambo y'Uwiteka, tugaturwamo n'ubumana, kubera yuko twemereye Imana akaba ari yitura mu mitima yacu, kubera yuko twemereye Imana akaba ariyo imitima yacu igasa natwe. Ibyo dukora bikaba bivuye mu mitima yacu, bitavuye mu magambo, cyangwa se bitavuye mu nyigisho z'abigisha. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi bashobora kuba barakwigishije yuko Imana ari Imana, bashobora kuba barakwigishije yuko Imana yakuremye, bashobora kuba barakwigishije yuko Imana yagukunze, ariko akaba ari inyigisho wafashe mu mutwe wawe, atari ibitekerezo byahuye n'umutima wawe ngo bikwemeze neza yuko Imana ikwiriye kwitwa Imana yawe. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yesu abwira Abisirayeli ati nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Reka abantu batwegere bumve amagambo y'Uwiteka Imana yabo.
reka abantu bakubone babone Uwiteka Imana, reka abantu bakubonemo ubumana, reka bambona bose bambonemo Kristo naciriye, abakubona bose bakubonemo Kristo waciriye. Urakere kuba wowe kubera yuko wowe uri ububi gusa, wowe nta kindi cyiza cyakuvamo uretse kuba wemereye Kristo agatura mu mutima wawe. Ibyiza tubona bikuvamo, ibyiza tugukeneyemo tukabyakira bivuye kuri Kristo yabikunyujijemo. Yesu ashimwe cyane. Nta kindi gishobora gutuma umuntu aba mwiza kereka kwemerewe ubwe kuba umuyoboro w'ibyiza Kristo amushyizemo, kuba umuyoboro w'ibyiza Imana inyujije mu mutima we. Ariko igihe cyose umutima wawe waba wawutandukanyije n'Imana, amagambo yawe azatandukana n'ubumana, amagambo yawe azavuga Imana ariko amagambo yawe ntago azagaragaza Imana, amagambo yawe azavuga Imana ariko amagambo yawe ntago azumvikanisha Imana. Yesu ashimwe cyane. Uzavuga Imana abantu be kuyumva kubera yuko urimo kwivugisha amagambo gusa, ntago Imana yaturutse mu mutima ngo igere ku munwa. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka dusoreze muri Yosuwa nanone igice cya 5 ku murongo wa 13. Murongo wa 13 Bibiliya, nuko Yosuwa yegereye i Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Aramusubiza atoya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubaza ati, mutware, jyewe umugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aha ari ahera. Yosuwa abigenza atyo. Yesu ashimwe cyane. Uyu murongo niwo tugiye gusorezaho. Yosuwa ahura na marayika w'Imana, ngo arangije akimubona Yosuwa ngo aramubaza ngo, ese uri uwo mu babisha bacu cyangwa uri uwo mu bacu? Marayika w'Imana arangije aramubwira ngo, ntago ndi uwo mu babisha banyu, ahubwo nje nonaha nje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo Yosuwa aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubaza ati, mutware, jyewe umugaragu wawe untegetse iki? Yesu ashimwe cyane. Amen. Yosuwa hano aranyereka urugero rwiza rwo kubaha Imana no guca bugufi no gutinya Imana mu mutima we. Yesu ashimwe cyane. Yosuwa yaramaze kwambutsa Abisirayeli Yorodani. Yosuwa yaramaze gukora ibintu bitandukanye byinshi byakabaye bituma yumva nta kindi kintu agikenereyeho Imana. Umutima we ushobora kuba waramaze kugwiza Imana muri we, ariko arangije amaze guhura na marayika ngo aramubaza ngo, uri uwo mu babisha bacu cyangwa uri uwo mu bacu? Byagaragazaga yuko niyo yaba ari uwo mu babisha babo ntabwo yari amutinye, kuko yabibazaga amwegera, yabimubazaga atamuhunze, agira ngo naba ari uwo mu babisha babo abashe guhangana nawe, kuko yumvaga yizeye neza yuko yabasha guhangana nawe aramutse asanze ari umubisha wabo. Arangije arambwira ngo ntabwo ariko bimeze, ahubwo jyewe nje nturutse ku Uwiteka, nje kubabera umugaba mukuru. Yesu ashimwe cyane. Yosuwa amaze kubyumva gutyo, yumva ntabwo umutima we ugifite bwa buhaze yarahagurukanye, yumva umutima we ntabwo ugifite za mbaraga yari afite, ahubwo acishwa bugufi n'ijambo marayika mubwiye, acishwa bugufi n'ijambo ry'Imana. Hejuru y'ibyo yari amaze kugeraho byose, hejuru y'agaciro yari amaze kugira kose, abwira Abisirayeli ngo munyura aha ngaha, akaba ariho banyura bakabona niko bigenze, uko ababwiye niko bigenze. Abasha guhagarara akababwira ngo munyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Ariko arangije ahuye na marayika, bya bindi byose arabyirengagiza, cya cyubahiro yari amaze kugira cyose arakirengagiza, noneho ngo yikubita hasi yubamye. Haleluya. Amen. Ngo Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubaza ati, mutware, jyewe umugaragu wawe untegetse iki? Haleluya. Amen. Yumvaga agikeneye, umutima we yumvaga ugikeneye Imana, umutima we yumvaga ugikeneye kuyoborwa n'Imana, umutima we yumvaga ugikeneye gutegekwa n'Imana. Arangira aravuga ngo, ibyo murarimaze kugeraho byose nta gaciro byaba bigifite nyuma yo kubona marayika w'Imana, ahubwo nakongera nkagira ibindi singira, nakongera nkagira ibindi mfata. Umunsi ku wundi
dukeneye imana mu buzima bwacu umunsi ku wundi turacyakeneye imana. Nubwo ubona hari ibyo wari umaze kugeraho, nubwo ubona hari ibyo wari umaze gukora ukabona biciyemo, nubwo ubona hari ibyo wari umaze kugambira ukabona imana irabisohoje, ariko ntabwo imana irarekera kwitwa imana. Nta nubwo imana irakora ibihwanye n'ibyo wifuzaga cyangwa n'ibyo wari ukeneye byose mu buzima bwawe. Ahubwo igihe cyose umuntu agihumeka, igihe cyose umuntu akiriho, aracyakeneye imana mu buzima bwe. Yosuwa arangije ngo yikubita hasi yubamye, abaza marayika w'imana ngo umugaragu wawe untegetse iki? Yesu ashimwe cyane. Imitima yacu iba yahoraga hafi y'imana, igahora ikeneye kumva icyo imana idutegeka, igahora ikeneye kumva icyo imana idusaba. Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aho ari ahera. Yosuwa abigenza atyo. Yesu ashimwe cyane. Yosuwa ibikorwa byose yari amaze gukora, ariko yahuye na marayika w'imana yongera kumwereka ikindi kintu atari yarakoze kandi cy'ingenzi. Aramubwira ngo ahangaha uhagaze nahera, ariko nubwo uhahagaze wowe ntabwo uraba uwera. Nubwo hari ibyo wakoze byose ntabwo uragera ku rwego imana yifuza. Nubwo hari ibyo wamaze kugeraho, ariko uracyakwesa inkweto. Kwetura inkweto mu birenge byawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bakristo, ndabifuriza yuko urwego rwose tugezeho twakomeza kumva imana mu mitima yacu. Imitima yacu yahwana n'abo turi bo, imitima yacu yakomeza kubahisha imana kuri buri rwego rwose tugezeho. Yesu abahereza umugisha. Murakoze. Reka twubahe imana, tuzamuye icyubahiro cyawe murengezi kandi mucunguzi wacu. Tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bwinshi butarondoreka kandi butagira akagero. Tugushimiye ijambo ryawe, reka rigire umumaro mu mitima yacu. Waravuze ngo nkuko umuntu yirebera mu ndorerwamo agahita yiyibagirwa, ngo ni nako uwumva ijambo ryawe ntarikurikize ameze. Reka ijambo ryawe turyumve kandi turyubahe, turikurikize, twe kumera nk'abarebye mu ndorerwamo ngo duhite twiyibagirwa abo turi bo, ahubwo ijambo ryawe rikomeze kutwibutsa abo turi bo, ijambo ryawe rikomeze kutwibutsa abo dukwiriye kuba bo, ijambo ryawe rikomeze kutuyobora mu buryo bwose utwifuza. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru no kubahwa none n'ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.